Haleluya. Amabwo mubwire Imana irindi jambo ryayo ikarinda ari uwo yarigiye. Oya mubwire iki Imana yavuganye nawe izagisohoza nta na kimwe kibuze. Nari mubwiye ijambo Yesu yavuze. Ijambo Imana yavuze. Imana iracyakurikirana. Dufite ibimenyetso birenga kimwe. Bitwemeza ko Uwiteka azagira gute azatugirira neza. Muri ibi yaravuze ngo naho ndiho niyo napfa ariko nkurwa n'Uwiteka ngo Yesu azajya abirya byose nta mahoro. Aravuga ngo umwami Yesu akunda nta mahoro. Haleluya. Urarambura ibyo biganza usabure Yesu icyubahiro ubwira Uwiteka ngo dore nageze mu nzu yawe. Imana ibirambira ngo hari abantu baza gukirira muri aya materaniro. Hari abantu Imana iri gukiriza muri aya materaniro. Haleluya. Nta kiguzi na kimwe twatanga. Yesu yishyuriye hehe? Yishyuriye Golgotha. Reka mubwire iyi Mana. Haleluya. Icyakare yihuta mu kibazo ibibazo bigihari. Icyakabiri yicira umuntu mwaka igahura abandi bakawutwara bagatwara isakoshi y'agahinda n'amarira bagendanaga nayo nabo bakayabangatana. Icya gatatu irarwana igatabaruka n'itsinzi. Icya kane yitwa na Kongo itondagira ibyananiranye yarangiza ikabihananura ikabikubita hasi. Uyu munsi buri mbaraga yose yarwanya mu buzima bwawe urava ahayarekuye ubuzima bwawe n'izina rya Yesu. Icyambere ntakikibeshya, icya kabiri cy'imbabazi, icya gatatu ijambo yivugiye ubwayo ikurikirana imyaka ibihumbi. Baba mubwira ngo Imana ikurikirana ijambo yivugiye ku buzima bwawe. Oya baba rero bimubwire mubwire ngo Imana ikurikirana ijambo yivugiye ku buzima bwawe. Ntabwo nzi ahantu yari kubwiriye ariko Yesu arikurikirana. Ntabwo nzi aho yabivugiye ariko Yesu arikurikirana. Reka dukomere Imana amashyi meza. Haleluya.
haleluya. Ujye umukomago mubwire mu rwobo bagucukuriye, mubwire mu rwobo bagucukuriye, kutari kubimubwira, mubwire mu rwobo bagucukuriye, ongera usubiramo mu rwobo bagucukuriye, subiramo mu rwobo bagucukuriye. Niba bagiye kurumanukamo, 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 ndagira ngo utangarize umurozi wakurogana amenye ko ari ugomba gutangaza amakuru. Mubwire ngo niba bagiye kurumanukamo, ubwo bacukuye ku buzima bwawe, bagiye kurumanukamo mu izina rya Yesu, bagiye kurumanukamo. Haleluya, haleluya. Ntukibaze uburyo uzatabarwa, Imana yacu ntabwo igishwa inama, uzatabarwa bose babireba nk'uko Moridekayi yatabawe. Umva mama, koma ngo umuntu mubwire ngo Imana igutabaye abarozi bagihari. Oya, mubwire ngo Imana igutabara abarozi bagihari. Mubwire ngo Imana igutabara abakurwanya bahari, Imana igutabara abaguhiga bahari, Imana igutabara ibikwasaniye bigihari. Tugomba kureka ababwire kandi ntuzakunde gutabarirwa kure, ugomba kubanza gutabarirwa aho bakuzi, hariya wasebeye, hariya wambariye icocera, hariya bakuvugiye, hariya babazaga ngo mbese yatetse cyangwa ntiyatetse. Aho niho ugomba kurira, ukarya ukabyibuha, ukarya ukanezerwa. Aho ngaho oya, ntuzishimire kujya gutabarirwa muri Amerika, ntuzishimire kujya gutabarirwa hanze. Reka Imana ibanze dutabarira, tuzageyo hari akantu dufite. Yego, vuga akantu, akantu karakenewe. Yego, haleluya. Reka mubwire aka kantu ndimo mvuga ni akantu bita amafaranga. Iyo ugafite hari umuzimu w'igitutu, hari umuzimu w'igitutu, hari umuzimu usinzira kubera ko ufite imbaraga y'amafaranga. Wakomanza umuntu ukamubwira ngo Imana iguhe imbaraga y'amafaranga. Impamvu bagusuzugura nta mbaraga y'amafaranga ufite, impamvu bakumenyera nta mbaraga y'amafaranga ufite. Haleluya. Njya nkunda kubwira abantu bakeneye gutabarirwa aho bazi, hahandi ku kigo, hahandi wasebeye, iba ari gutabara. Abari hanze bararira, abari mu bindi bihugu bararira, ariko nagira ngo mubwire ngo nta wundi wo kwiringira uretse Yesu. Haleluya, haleluya. Imana idufiteho umugambi mwiza, Yesu agufiteho umugambi mwiza, Imana igufiteho umugambi mwiza. Ijambo Yesu yavuze araririnze kandi arihagazeho. Hanyuma munyemerere abantu mwaba mwaje mu nzu y'Imana, mwumva mushyize umutima mu nzu y'Imana, disipline iri yambere. Urahaguruka ukagira ngo wasize ikamyo irimo iva mu Mombasa, none urimo urahamagara ahari, wagira ngo urimo urabaza ngo igeze he. Abazimu bateye mu bakristo, yamye abazimu bateye bati batushobora gutuma umuntu yica. Hano hari abantu bamaze kubona bamaze guhaguruka mu inshuro 20. Iyo tugiye muri kubabwira, iyo tugiye mu nama cyangwa se n'ahandi, turatuza tukumva. None uyu twakurikiye badukuye mu rugo yitwa Gatonda, tukagira ibyananiranye, niwe wari mu buzima bwacu. Mubwire ikintu gikomeye yakoze, nkikubwire babwire ikintu gikomeye yakoze. Icya mbere yahabitse ikirere nta mwenge akoresheje. Mubwire icya kabiri, icya kabiri umwuka uhumeka, yaduhaye umwuka wo guhumeka nta fagitire. Ubu ntabwo twamukomera amashyi. Umuntu akura umwuka
bamushyira ku mashini, iyo basohoye fagitire ariruka. Yego, none Kristo waduhaye umwuka wo guhumeka, nta fagitire twishyura, ntabwo twamutangira icyubahiro mw'ababyeyi. Ongera ukomango mama mubwire ngo umunsi mwiza mu izina rya Yesu. Oya mubwire ngo umunsi mwiza mu izina rya Yesu. Amen. Aba mama muri abantu b'agaciro, hari abantu mutajya mu bikuru ngo ni namwe mwakandagiye ku mva ya Yesu kujya kuririrayo bwa mbere. Yesu arebye amarira yanyu, Yesu abirebye yitegereje, yamaze kubona ko yaturutse mu nda yanyu, asanga muri ab'agaciro. Ubundi ntabwo mwakabaye twicaranye natwe ngo mwarari inyuma iyo, ubu ntabwo mwamukangira impundu ndetse n'icyubahiro. Haleluya. Imana iri mu kazi, dufite ibimenyetso birenga kimwe twemeza ko Uwiteka azatugirira neza, kandi uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Ndagira ngo ngutangarize ko icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, Imana iracyagikurikiranye, Imana iracyakibitse, kuko ni umwami w'abami. Muri byuzuye umwuka wera aravuga ngo ku musozi bita Gologota ngo hicirwaga abagome, ngo mwami Yesu ngo niho bamujyanye kandi bamwica urupfu rubi. Yewe ndagira ngo nkubwire ngo Yesu arakuzi mama, Yesu arakuzi wa mubyeyi, Imana irakuzi. Niyo mpamvu dore ikimenyetso cy'uko Imana ikuzi. Iminsi baguhaye yararangiye, nibagekeraho. Nanivuze ngo iminsi baguhaye yararangiye, nibarekeraho. Bagiye baguha iminsi ariko igihe cy'inyumva yararangiye. Haleluya. Haleluya. Dufite ibimenyetso birenga kimwe twemeza ko Uwiteka azagira gute, azatugirira neza. Kandi ijambo Imana yavuze, Imana iraririnze, Imana irarikurikiranye. Umva icyo Yesu yavuze, ijambo Imana yakuvuzeho, Yesu aracyarikurikirana. Abantu bagiye kukuvuga bavuga ibigambo, Imana ishivugisha. Reka babiri mujye mureka twitangire ubuhamya, tugira abantu badutangira ubuhamya nabisha, sibyo? Iyo badutangiye badutanga nabi kandi tuhibereye. Iyo bakiza gute badutangiye badutanga nabi, ariko bajye bareka tubwitangire mu maboga, bajye bareka twitangire ubuhamya. Hiyo abantu babume dufite abantu bazi kudutangira ubuhamya, tuhibereye twemerewe kubwitangira. Munyemerere aba bantu bajye bareka kubudutangira, ahubwo twebwe tubwitangire, tuvuga kugira neza kw'Imana, tuvuga ukuntu Imana itabara, tuvuga ukuntu Imana irwana kandi igatabarukana iki, igatabarukana